iki kintu umusore yagukorera ukumva ukavuga uti iki cyo rwose niyo twaba tumaranye imyaka 10 dukundana ntabwo nakihanganira. komera ushikame wisubire inyuma nubwo bikomeye siko bizahora. nk'umukobwa wubaha Imana nta yahe mahirwe yaba afite muri ubu buzima? mbega umurimo Yesu yakoze ukuntu ari mwiza, ni wo wankuye mu mwijima unzana mu mucyo, wampinduye umwana w'Imana kubwo kwizera. Ni iki kigeragezo waba wahuye nacyo ukavuga uti icyo kirampungabanyije? Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu, Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Wow, merci beaucoup. Byiza cyane. Rero nge nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Theogene, ibyo ngibyo murabimenyereye. Rero mwebwe musanzwe mubana natwe umunsi ku wundi ndabasuhuje, n'abandi bashyashya tubahaye ikaze. Ndetse ntago dusuhuje abantu bari muri Afrika gusa, n'abari i Burayi bose turabasuhuje, abadiaspora badukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ntago bisanzwe, turi kumwe n'umukobwa wambaye neza. Ndabakumbuje kumenya izina rye naryo ubwaryo naryo rifite ubusobanuro bwinshi kuri we. Imana rero nibahereza umugisha, mwebwe mutarakora subscribe mwibuke mujye mukora subscribe, kandi kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi ujye wibuka gukora kunzogera. Imana rero nibahereza umugisha. Rero mushiki wacu Fina, ariko ntago nkuvuze urivuga, ndabona uri umuntu mukuru, kwivuga ni ibintu byoroshye. Rero ndakubona mpereye ku rukweto hasi wambaye neza, nzamutse none nagera ku musatsi wo ndabona fresher ari zose. Umeze ute? Meze neza. Umerewe neza? Meze neza. None rero reka ngusabe nk'umukristo, nk'umuhanzi, twatumiye ku Rugwiro Family uyu munsi ufite indirimbo iri gukora challenge iri hejuru cyane muri no minsi. Reka tugusabe usengera iki kiganiro. Yego. Karibu. Turagushimye mwami mwiza, tugushimiye kuri umwami w'amahoro, tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye udahwema kutugaragariza umunsi ku wundi. Wabanye natwe mu gitondo cyakeye, nta gikuba cyacitse, kugeza amagingo aya ngaya ubugingo bwacu n'ubuzima biracyari bizima, izina ryawe nirishyirwe hejuru. None duciye bugufi ya mwami Imana, tugiye kubana nawe muri iki kiganiro, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, izina ryawe abe ryo rihabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu n'aba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Bana natwe dushyigikire, n'aba ari twe mwami, n'aba ari twe, ahubwo ubwami bwe bukomeze gushyirwa hejuru. Ganza kandi utegeke, turakwizeye, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Rero sinzi iyo wagiye muri bya bitaramo ukuntu ujya usuhuza abantu, inshuti zawe, abakunzi bawe, turagira ngo usuhuze abakunzi bawe. Ndabasuhuje cyane. Mbere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi b'Urugwiro Family TV, nsuhuza n'abafana banjye bamfollowinga kuri channel yanjye ariyo Fina Melody. Imana ibahe umugisha, mukomeze guhezagirwa mu izina rya Yesu. Yego Fina, urakoze cyane. Turagira ngo ubanze udukubitiremo akapera kwijwi ryawe ryiza, byarindi tujya twumva tukumva riradukururira kuzajya tuhora twumva indirimbo yawe ifitemo amagambo meza y'ubwenge waririmbiye Imana n'abana b'Imana.
ubwo ndaririmba indirimbo yanjye cya kapera bisanzwe. ntacyo we dusuhuze mu ijwi ryawe ryiza twumve ibindi turabigusaba nyuma. Mbega umurimo Yesu yakoze ukuntu ari mwiza, ni wo wankuye mu mwijima unzana mu mucyo, wampinduye umwana w'Imana kubwo kwizera, Yesu yaraneshereje. Mbega umurimo Yesu yakoze ukuntu ari mwiza, ni wo wankuye mu mwijima unzana mu mucyo, wampinduye umwana w'Imana kubwo kwizera, Yesu yaraneshereje. Mbega umurimo Yesu yakoze ukuntu ari mwiza, ni wo wankuye mu mwijima unzana mu mucyo, wampinduye umwana w'Imana kubwo kwizera, Yesu yaraneshereje. Murakoze. Haleluya. Yesu yaraneshereje, Yesu yarakuneshereje, Yesu yarabaneshereje abantu bakurikira Urugwiro Family. Imana nibahereza umugisha, kandi rwose aho wicaye nawe uhereza Imana icyubahiro uvuga uti Imana waraneshereje. Ariko tubwire, iyo uririmbye ayo magambo wumva umeze gute? Numva ameze nyine nk'umuntu ukibatizwa, numva ameze nk'umuntu nyine ubatijwe bushyashya bundi bushya. Urumva ni amagambo akomeye, mbega umurimo Yesu yakoze n'umurimo sinzi uko nabisobanura wenda, ariko nyine kuba Yesu yaragiye ku musaraba byakuyeho ibitambo. Kera batambaga ibitambo, inuma n'intungura. Rero wareba muri iki gihe ukibaza se ubu ngubu inuma n'intungura twari kubikura hehe? Mbega umurimo Yesu yakoze ni umurimo w'igiciro. Numva bimeze nk'umuntu mbese uvutse bundi bushya muri Kristo Yesu. Numva ari iby'igiciro, numva nongeye gukunda Imana bundi bushyashya. Urakoze cyane. Ariko tumara amatsiko, iriya ndirimbo yawe waturirimbiramo refure? Nababwira waturirimbira refure yayo, cyangwa ukaduhereza samare y'ubutumwa washakaga gutanga muri iriya ndirimbo? Yego. Wabanza ukaduha samare y'ubutumwa washakaga gutanga muri iriya ndirimbo, noneho ukahita uduhamo ka refure kayo. Njye karandyoheye. Samari wenda muri iriya ndirimbo gatoya, refure iravuga ngo niba muri ubu buzima Kristo ari we twizeye, tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Haleluya. Amen. Niyo urumva muri ubu buzima byashoboka ko wizera abanko bawe, ukizera batante, ariko muri ubu buzima iyo wizeye Imana, ntago Imana igutenguha, abantu bagutenguha, ariko iyo wizeye Imana, message nashaka gutanga ni kugira ngo abantu twongere twizere Imana. Niba unatakaje ibyiringiro mu gihe gisa n'iki ngiki, wongere ugarure ibyiringiro ku Mana. Muri ubu buzima wizere Imana, niyo nyine itagutenguha n'itakwihinduka. Imana ijya ibana natwe mu bikomeye n'ibyoroheje, nyine ibana natwe mu buryo bwose, ntago ihinduka ngo idusige. Niyo mpamvu rero nagira ngo iriya ndirimbo izafashe imitima yanyu mwese. Niba muri ubu buzima wizeye Kristo, ni ukuri nta mpamvu yo gutinya ibindi byose. Izera Imana, izakugirira neza. Haleluya. Mwabyumvise rero bakunzi b'amagambo meza y'Imana, ntimutangwe gukurikira iriya ndirimbo, ndetse ntimutangwe no kwishyira ku masitati yanyu, kugira ngo abantu bakurikira sitati zanyu mubasangize ubu butumwa bwa Fina. Fina, Karame, uri umuririmbyi mwiza. Murakoze. Reka tuvuge ngo uretse no kuba umuririmbyi mwiza, reka tuvuge ngo nawe ubwawe uri mwiza. Ariko tubwire, iyo wumvise ijambo mwiza wumva iki? Yumvise ijambo mwiza ni ijambo ridafite inenge. Umuntu mwiza, urumva ni ijambo ridafite inenge, ni umuntu mwiza. Sinzi wenda icyo umuntu avuga ngo umuntu uri mwiza ashingiyeho. Yego.
ariko nyine murumva iyo umuntu avuze ngo uyu muntu ni mwiza murumva nyine ari wa muntu abonye udafite inenge mwiza nyine ariko tubwiza ukuri Fina uri umukobwa wari wabona nk'umuntu w'umusore ukabona ni mwiza? ntabwo ndamubona. mu maso yawe nta muntu uragucaho ngo uvuge uti uyu muntu ni mwiza? umva igihe umuntu agucaho akavuga ati wawe uyu muntu ni mwiza bitewe nyine n'ukuntu yambaye ukuntu asa ukabona ni byiza ukavuga ati wawe uyu muntu ni mwiza abo njya mbabona. Yego ngaho tubwire nko kugira ngo urebe umukobwa mugenzi wawe ubone ni mwiza tubwire waba ugendeye kuki? ngiye kugira ngo mbone umukobwa mvuga ati uyu mukobwa ni mwiza wawe wenda ashobora kuba yenda yaba yambaye amabara nkunda cyangwa se mbona nyine yisize ari ukuntu yisiga ukabona nyine ibintu yisize n'ukuntu yambaye biramubereye uvuga ati uyu muntu ni mwiza ikindi kintu nshingiraho. none si iyo bigeze ku muntu w'umukobwa wubaha Imana we bigenda bite? Umukobwa wubaha Imana. Ku mukobwa wubaha Imana? Yego. Yego. Ese ubundi ubona umukobwa wubaha Imana ari iyihe karagiteri yaba afite? Ari iyihe karagiteri yaba afite? Yego. mbona nyine wenda muri kino gihe abantu benshi bakunze kuvuga ngo agakiza ngo ni ku mutima, ariko kuri njye nyine kandi unabizi ntabwo tubona ibintu biri ku mutima, ariko kuri njye umukobwa wubaha Imana ni umukobwa nyine witonda, umukobwa ufite ubuhamya bwiza, imico n'imyitwarire byiza, ukunda gusenga akabikundisha n'abandi. Urakoze cyane. Noneho turagira ngo uturirimbire ya refure. Niba muri ubu buzima Kristo ari we twizeye, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose bamushidikanyaho. Niba muri ubu buzima Kristo ari we twizeye, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose bamushidikanyaho. Haleluya. Kuruta abandi bose bamushidikanyaho. Ariko tubwire iyo kugira ngo uvuge ngo abamushidikanyaho, hari ahantu wigeze ugera wumva baramushidikanyijeho, wumva igisipfunwe byo kubuza abantu kumushidikanyaho? wenda sinzi ukuntu ndi bubivuge, ariko hari ukuntu umuntu agera mu bihe wenda waravuganye n'Imana, Imana ikakubwira ati nzakugirira neza, Imana ishobora kukubwira uyu munsi ati mwana wanjye ngiye kukugirira neza, icyo sindakugirira neza, noneho ugataha wenda wari wagiye gusenga utavuga ati ngiye kugenda mpite mbona neza y'Imana, nyine mpite mbona kugirirwa neza n'Imana. Ariko ibintu by'Imana ntabwo biza gutyo gusa. Nakoze numva bavuga ngo iby'Imana nyine birya abarambije, abarambiwe batashye. Ibintu by'Imana ntabwo bihubuka gutya, biza mu gihe nyacyo. Rero ari ukuntu abantu barambirwa gutegereza amasezerano bagatangira gushidikanya ku Mana. Ese ni Imana yabivuze? Ese ntabwo ari Imana? Ese ubundi Imana bavuga ibaho? Ese ubundi ntayibaho? Ugasanga abantu bari gushidikanya ku Mana, ariko ntabwo ariko byari bikwiye. Niba muri ubu buzima Kristo ari we twizeye, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abo bantu bose bamushidikanyaho. Ariko Fina tubwire nk'umukobwa wubaha Imana, ni ayahe mahirwe yaba afite muri ubu buzima ku buryo wavuga uti uyu mukobwa wubaha Imana umeze nka Fina, ni ayahe mahirwe yaba ategereje ku Mana ku buryo wavuga uti uyu mukobwa arusha amahirwe abakobwa benshi bameze gutya na gutya? Murakoze. Ukuntu wenda icyo kibazo ndi bugisubize, urambajije ngo umukobwa urusha amahirwe, icyo yaba amahirwe yaba arusha abandi bakobwa batubaha Imana yaba ari nka yahe, kugira ngo aba bakobwa batubaha Imana nk'uko mu ndirimbo wabitubwiye, kugira ngo aba bakobwa bavuge batari kwa mugani kubaha Imana, reka tube twashakisha na Fina tubwire uburyo umuntu yabigenza yubaha Imana. Tubwire nk'amahirwe yabarusha abo bakobwa bandi. Murakoze. Ikintu cya mbere uwo mukobwa barusha abandi amahirwe nyine
abatindana n'Imana. yego Burya gutindana n'Imana hari ibintu byinshi biturinda kujya mu ngeso mbi. Urumva umukobwa utindana n'Imana hari ibyaha atakora, vuga ati se ndajya imbere y'Imana, Imana irambona gute? yego ese mu maso nyine twebwe. Urumva umukobwa utindana n'Imana kenshi we ntago arangamiza amaso ku by'isi cyane, ahubwo waba ashaka kugaragara neza imbere y'Imana. yego Wenda nasomye ijambo muri irambwira ngo nyine Petero nawe yigeze kubaza Yesu, aramubaza ati se twebwe abagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu, ubundi nyine niki turusha? Ubundi ko twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu, ubundi tuzungukira he? yego ariko Yesu amusubiza neza aramubwira ati nyine ikiruta byose nzabaha ubugingo buhoraho. Bivuze ngo n'umukobwa urusha ikintu arusha abandi, umukobwa ubaha Imana ikintu arusha abandi bakobwa amahirwe abarusha, ikintu cya mbere we ntago nyine aba mu isi nk'aho mu isi ari iwabo, aba afite ubugingo buhoraho. Ikindi avuga kandi mukiri mu isi, Yesu yasubiza Petero aramubwiye ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100. Bivuze ngo hari ibintu byiza byinshi uwo mukobwa biba bimutegereje, byinshi byiza. Ushobora kugira amahirwe Imana ikamushyigikira mu buzima bwe. Abandi bakobwa n'abahishwe ni wenda n'ubusambanyi se, abandi biyobyabwenge, ariko uwo mukobwa imico myiza, ingeso nziza niwe wabishakiraho. Uwo mukobwa afite amahirwe menshi cyane. Urumva no mu mudugudu baje bakavuga ati dushaka umukobwa witonda, ntabwo bajya kuzana wundi w'imico mibi, bajya kuzana wundi bazi ko ari umukristo witonda ufite imico myiza. ariko tubwire ni iki umuntu, ni iki cya mbere wabona ku mukobwa ukavuga uti yaba uyu mukobwa yaragiriwe ubuntu bwo kumenya ahantu nibereye? Tubwire ni nk'ibihe bintu yakora ukavuga uti uyu mukobwa aramutse amenye ahantu nibereye yaba agiriwe ubuntu? Ukavuga uti hari nk'utuntu njya mbona ku bakobwa runaka, nkavuga nti utu tuntu baramutse bagiriwe amahirwe bakamenya ahantu ndi twabavaho, twaba ari nk'utuye. Icya mbere ni ukubona umukobwa uri kunywa itabi. yego ubona ari ibintu bisebetse. ayiwe kubona umukobwa w'umusinzi. ayiwe uvuga ati uyu mukobwa yaba yaragiriwe amahirwe, yego akamenya Imana, yego akamenya nyine inzira y'agakiza. Hari ibintu yareka, ubusinzi, uburaya, kwambara ubusa, ni ibintu bisa nabi cyane ku bakobwa. yego njye mbona umukobwa rero avuga ati uyu mukobwa yaba yagize amahirwe akamenya Imana, nawe yagahindutse akagira indi myitwarire itari iyi ngiyi. urakoze cyane. none se Fina, reka tukiri muri iki kiganiro, reka watubwira nka zimwe mu ntego ufite kugira ngo wumve yuko wanezezwa no kuba hari abantu baba bari mu mugabane mwiza ubigizemo uruhare? ni iyihe ntego irusha izindi waba ufite kugira ngo umukobwa uri mu kigero cyawe abe yava mu murongo yaba arimo, kugira ngo yifuze kuza mu murongo urimo kandi awugeremo hakoreshejwe imbaraga zawe? wumva ari iyihe ntego ufite? uzakoresha iki? Murakoze. Wenda njye intego mfite intego nyine, intego yanjye niyo guhindurira benshi ku gukiranuka, guhindurira benshi kuri Kristo. Niyo ntego mfite. Rero nk'iyo nanditse indirimbo, nkasohora indirimbo kuriya, nkabona abantu barayikurikiranye, urubyiruko bagenzi banjye ari kumbwira ati twafashijwe, twumvisha imitima yacu ihembutse, mba numva bineye imbaraga yuko ejo najya gukora n'iyindi. Urabizi iyo ukoze ikintu ntigikundwe ucika intege vuba, ariko nkanjye ufite intego yo guhindura benshi kuri Kristo. Iyo nkoze indirimbo nkumva abantu benshi barayikunze, nkumva none urubyiruko rugenzi rwanjye ruranshyigikiye, barambwira ati indirimbo yawe tuyumva buri munsi, buri gitondo saa sita nimugoroba, dufashwa nayo, twumva twahindutse ku bwayo. Mba numva binejeje, nkumva ndetse ndanakomeje. Hari benshi kabone n'ubwo wenda uyu munsi baba bari mu byaha, kabone n'ubwo wenda byaba bitakunda kubahinduka nonaha, ariko uko bazajya bagenda bumva ibihimbano, hari imbaraga yindi nyine hari message bazajya bumvamo bigatuma bahinduka. Ariko tubwire, burya nta kintu na kimwe umuntu yakora kitagira ibigeragezo. Tubwire
nkawe nk'umuhanzi w'umukobwa tubwire nk'ikigeragezo ujya uhura nacyo iyo urimo utegura indirimbo cyangwa se mu nzira yawe mu murongo wawe urimo wo kuba umuhanzi. ntabwo wenda nabyita ikigeragezo, ahubwo se ushobora kuhita nyine ugira intege nke. Hari ukuntu iyo umuntu akiri gutangira ushobora kureba kuri bano bahanzi nyine b'ibyamamare baba bamamaye kera, ukavuga ati se reba indirimbo bakora, ese njye ndinde wo kuzakora indirimbo igakundwa, ukumva nyine ubanje kubigiraho intege nkeya, ariko ukavuga ati hamwe no gusenga nta kinanira Imana, reka ntera intambwe imwe, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo tera intambwe imwe nzatera izindi ngusanga. Navuga ati nanjye ka ntera iyo ntambwe yanjye hamwe no gusenga Imana izabishyigikira. Rero ntabwo nabyita nk'ikigeragezo, ahubwo ni intege nke umuntu ajya agira avuga ati se ibintu ugiye gukora koko abantu bazabyakira bate, ese bazabifata bate, ese abantu twabonaga bo barabifata, nyine ukumva wagize intege nke ukuntu. Ariko tubwire kandi ntutubeshye rwose, kugira ngo ibintu ngiye kukubaza Yego. hari abagenzi bawe bajya babicamo cyangwa se bazahura nabyo. Tubwire mu nzira zawe iyo urimo utegura shoti, utegura kuri kodinga, ntabwo ujya ukubitaniramo n'abantu bakagufashije kandi ugasanga ntabwo ari abakristo. Tubwire nk'iyo ukubitanye n'abo bantu batari abakristo, ibigeragezo uhuriramo nabyo. Abantu batari abakristo gute ubwo? Yenda ndaguha nk'urugero, iyo mukora indirimbo habaho amanywa, habaho ijoro, habaho inzira nyinshi zitandukanye, no kuba wahuramo n'imitego n'abantu bashaka kugutera inkunga mu buryo runaka. Tubwire ikigeragezo ujya uhura nacyo iyo urimo utegura shuti. Murakoze. Wenda njyewe ntabwo ibyo bigeragezo nari nahura nabyo. Yego. Girirwa umugisha, navuga wenda ko nagira umugisha mpura n'abakristo, uko ngiye gushutinga indirimbo nta bicanege ndatangira guhuriramo nabyo. Yego. Ndagenda nkashutinga, abanshutinga akambwira ati hamwe no gusenga tuzasenga ibintu Imana ibipromotinge, akambwira nawe ugenda usenge natwe tuzasenga. Ntabwo ibyo bicane bye bindi ndahura nabyo ngo muye n'abantu bagiye kungerageza kuko badasenga, bagiye nyine kunjyana mu zindi nzira, ntabwo ndahagera. Noneho ngaho tubwire ku ruhande rwawe, ni iki kintu ubona kikuremerera, cyangwa se dutandukanyirize ishusho y'inyungu yo gukora indirimbo z'ivugabutumwa no gukora ibihangano byo hanze. Yenda ndaguha nk'urugero, hari nk'abakobwa tujya tubona baririmba indirimbo z'imyidagaduro yo hanze, nawe ku ruhande rwawe uhitamo gukora indirimbo zivuga ubutumwa bwiza. Tubwire ku ruhande rw'abakora ivugabutumwa ry'indirimbo n'abakora indirimbo zo hanze, ubona amahirwe cyangwa se abunguka vuba ari abahe? Murakoze. Wenda ntabwo ndi bubijyemo cyane kuvuga ngo abunguka ni abahe, ariko wenda ahantu mbona ari abariya baririmba indirimbo za sekura z'isi, buriya nabo babajije baba bafite intego zabo, bazi ko wenda kugira ngo bashimishe abantu se, kugira ngo abantu nyine bishime. Ariko nkatwe dukora gospel, nkanjye wenda nirebyeho cyane nivuzeho, nakubwiye intego mfite njye ni uguhindurira abantu benshi kuri Kristo. Yego. Rero urumva biratandukanye. Njye mba ngira ngo impamvu nkora bino bihangano ni ukugira ngo nyine n'umuntu, yego buriya bakoze sekira bazikoze abantu bishimye, ariko nayo indirimbo gospel kugira ngo abantu nyine bongere bumve ko Imana iriho, Imana ihari, kandi Imana ibyo yavuze no kwikora izabikora, kandi abantu bumve ko no gusenga ari ingenzi, ndetse bave mu byaha, bamenye ko mu isi nyine ubuzima turiho turapfa, nta muntu uramba nk'umusozi, dore igihe kiragera tugapfa. Kandi uko twasomye ibyanditswe byera batubwira ko nyine mu isi atari iwacu, hari ijuru ku bantu babyizera. Rero njye ndirimba gospel kugira ngo abantu bumve ko gusenga ari ngombwa, kandi bave mu byaha baze mu nzira y'agakiza.
ese buriya ko iyo twitegereje dusanga hari igihe umuntu atangira ari hasi, kuko umuntu utangiriye hasi uhita umwumva vuba, si ngombwa ngo njye gusobanura ngo wowe watangiriye cyangwa ugeze hehe, ariko umuntu uri hasi uhita umwumva, n'umuntu uri hejuru uhita umwumva, kuko nawe hari ahantu wumva ushaka kugera. Yego, tubwire ko hari igihe ubona umuntu yatangiriye mu murongo umwe, wajya kubona ukabona yabaye undi muntu wundi udasanzwe. Wowe ibyo bihe byo kuba wazamuka wumva uzabyitwaramo ute? murakoze. Nyuma numva nyine gutya ndi kuzamuka, birumvikana urwego ndiho hari undi nshaka kugeraho, mba numva nazamuka umunsi ku munsi, mba numva rero njye nta kizamagarika, nta kizamindura mu ntego zanjye mfite. Urumva mu buzima bwa muntu afite amahame agenderaho, hari ibintu wakora undi we yabikora kumva nta kibazo, nk'ubu nanjye hari ibintu nakora n'ibyo natakora. Rero mba numva muri runo rugendo uko yanzamuka mva kuri level imwe njya ku yindi, mba numva nta cyanyitambika. Ngaho tubwire noneho, ni nk'uhe muhanzi w'umukobwa muri gospel ukunda? Icyo kibazo abakobwa wenda muri rusange baririmba gospel, Yego. bose nyine indirimbo zabo mba numva zimfasha. Abenshi nyine abo nagerageje kumenya, Turashaka umwe mba mukundira kimwe, undi mukundira ikindi, gutyo. ariko uko byagenda kose hari igihe umwuvuga uti uyu mukundira iki ngiki, ariko uyu we iyo ajeho ahita asumbyaho, n'uyu nguyu mukundira iki kintu, ariko iyo aje kuri aba bantu babiri tumaze kuvuga ahita arenzaho. Tubwire en general mu bahanzi bose b'abakobwa, n'uhe wumva wakwigiraho, kandi uwuhe ubona wakwigiraho mu miririmbire no mu myitwarire? murakoze. Wenda nta muntu mba nzi mu bahanzi nyine, wenda nshobora gukunda ibihangano bye, nkumva biramfashije, nkumva nyine ndabikunze. Oya, urimo urankweta. Turashaka, ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye ibyo turi kuganira nabo ni nabyo tugiye kubahereza bazumva. Turashaka utubwire ku buryo n'aba bantu bazadukurikirana bazavuga bati wawu, bravo, uyu muntu azi guhitamo neza. Ni uwuhe muhanzi uratubwira izina rye, sibyo? Unatubwire imyitwarire ubuntu waba umukundira. Kereka niba uvuga uti jyewe ngendera ku giti cyanjye, mbona nta wundi muntu numva nkunze kurusha undi. Njyewe mba numva nta muntu nkunze kuruta undi. Ibihangano byabo ndabikunda, nkabyumva nkumva biramfashije, ndetse nkavuga ati nanjye nkoze indirimbo igakundwa nk'iriya nabikunda, ariko mba numva nta muhanzi nkunze kuruta undi. Ko noneho tubwire, ye ntacyo bose urabakunda? Bose ndabakunda. Ni uwuhe muhanzi wigiraho kuvuga uti gospel yanjye iramutse izamutse ikagera kuri uru rwego, nanjye nakumva nezerewe? Nta muntu nyine njya ndeberaho mvuge ngo ndifuza ngo yaba narimbaye nka runaka nkagera nkahageza, ahubwo nyuma numva narengaho nkakomeza, kuko nabo nubwo bagezaho wenda nabo barifuza kurengaho. Burya nta muntu unezezwa no kugera ahantu hamwe ngo yicare yumve naho ngaho, buri wese aba yumva acyifuza. Rero njye ibihangano byabo ndabikunda, mba numva nyine narengaho nkakomeza nkagera ku. Noneho tubwire imwe mu ndirimbo ukunda iya gospel itari iyawe. Ni indirimbo ya James na Daniela, Isezerano. Ngaho tubwire kuri iyo ndirimbo, hari akantu hari n'agace gatoya waba uziho ngo katuririmbire twumve, ku buryo James na Daniela ahantu baba bari bavuga bati uyu mukobwa wahisemo ufite irijwi, ahari yenda no mu yindi ndirimbo twamukenera. Iyo ndirimbo ndayikunda, ni indirimbo yamfashije ubwo nari ndwaye, ubwo yari igisohoka, nayumvaga kenshi
nyine hari ukuntu umuntu arwara akagenda akiba kumva nazakira. Iyo ndirimbo narayumvaga nkumva nkarira, nkayumva kenshi. Nabwiraga muganga wanyitaga ambwira ati iyo ndirimbo uyishyiramo irangire yongera itangira, irangire yongera itangira. Nayumvishe rimwe ndayikunda, numva iramfashe, numva nongeye kurara ibyiringiro mu mutima wanjye kuva nyikunda ubwo n'ubu ngubu, kandi mba numva ikigenda imfasha. Bivuga ngo isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Yasezeranye ko atazamana, yarabwiye ati nakubyaye uri uwanjye, ama mwuka wera ngwanunganye. urakoze cyane. Haleluya. Aguha mwuka wera ngo agutunganye. Mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze, yewe rupfu we urubori rwawe ruri he, nzahoraho kuko ahoraho. Haleluya. Tubwire iyo ndirimbo ye yiririmbye, wumva mu mubiri wawe umeze ute? Mba numva membutse. Urumva icyo gihe ndwaye nabonaga ndi hagati y'urupfu n'ubuzima, ariko harimo abantu bamfashe bango yewe rupfu we urubori rwawe ruri hehe, nzahoraho kuko ahoraho. Rofi iravuga ngo hahirwa umuntu ufite isezerano. Haleluya. Indirimbo yo nyirimbye mba numva ngaruye ibyiringiro by'ubuzima, nkumva nyine byanze bikunze isezerano ry'umwana w'umuntu rirarangira, ariko icyo Imana yavuze naho ngomba kujya kitarasohora. Amen. Rero nshuti bakundwa, namwe murabyumva icyo Imana yavuze, icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, icyo Imana yavuze kuri wowe. Urumva ko Fina yongeye kuduhumuriza ati ntaho cyajya kizasohora. Ariko tubwire nk'ikintu wumva witeze ku buzima bwawe, ukavuga uti iki kintu nikingeraho nzicara nshima Imana. Ikintu numva niteze ku buzima bwanjye nikigera, ati iki kintu nikimbaho nzicara nshima Imana. Yego. Ni igihe nyine nzajya nkumva indirimbo nkora, yego, ntabwo zumvwa no muri iki gihugu gusa, nkumva no nyine zabaye international, nkumva n'abanyamahanga zibageraho, nkumva nyine ibyo nkora ntabwo byagumye ahangaha gusa, ahubwo byaragutse bigera kure. Icyo kintu icyo gihe nikigera, nzicara nyine nzashima Imana. urakoze cyane. Rero Fina, tukiganira turagira ngo uhunge ako kazuba wigire imbere ho gatoya. Yes, urakoze cyane. Ariko wambaye neza. Tubwire niki wagendeyeho kugira ngo wambare iyi myambaro wambaye? Ufite imyambaro myinshi, tubwire niki wagendeyeho kugira ngo wambare nk'uko kuntu wambaye? Nta kintu nagendeyeho. Yes. Kandi ufite imyambaro myinshi ukaba wahisemo kwambara iyi ngiyi? Nyine ngewe nta kintu nagendeyeho njya kwambara gutya. Navuye dushe ndagenda nyine nkunda mu mabara, nkunda umukara. Wow. Nambara umukara ndenza ino shabara. Wow. Ariko wambaye neza. Murakoze. Bajya bavuga ngo umuntu ngo bajya bamubwira ngo ko wambaye neza uragura. Nawe uragura rero? Wabimbwiye ni uri bugure. Wow. Wambaye inkweto nziza. Ariko tubwire, ni iki kintu ugenderaho iyo ugiye guhitamo inkweto? Nyine nkunda inkweto z'amaraso.
wawe inkweto ariko kamugani ya style yawe ni gu inkweto irimo umukara n'umweru. Ariko tubwire mu mibereho ya Fina ni iki kigeragezo waba wahuye nacyo ukavuga uti icyo kirampungabanyije? ikigeragezo nyine sinabyita ikigeragezo ko sinzi niba nabyita ikigeragezo. ni igihe nawe nyine nakoze impanuka nce bimpungabanyije, nibaza nimba nzongera kuba umuntu muzima, nibaza nimba nzongera kugenda bigakunda, nibaza nyine nimba nzongera kuba Fina abantu bazi, umva birampungabanyije cyane. Ariko ndashima Imana ko nongeye kuba Fina nkaba muzima, ubu nkaba ngenda nta cyuma kindi mu kaguru. Ndashima Imana nabyo, icyo kintu cyangoye kucyakira icyo gihe meze gutyo. Dushimiye Imana natwe ko watugezeho hari intambwe uri gukoresha. Bivuge ngo Imana yarakurinze na n'ubu iracyakomeje kukurinda. Ariko tubwiye Fina, uri umukobwa. Urambwira? Uri umukobwa. Yego ndi umukobwa ushima Yesu. Tubwire nk'umuhungu ku munsi wa none waza ukavuga uti umuhungu yaba ari guyange, ari guyange. Ibyo rwose ntabwo njya mbitinzeho amaso, naba nkubeshye. Oya se, ese waba ushatse kuvuga ko nta mahitamo ugira? Wenda amahitamo nyine ntabwo yabura, ariko ntabwo njya nicara mvuga ati uyu muhungu yaba nyine urukundo bavuga ko rujya aho rushaka. None se ubu nta gihe na kimwe urabwira Imana uri nko gusenga ubwo warenze ibyifuzo byo hanze ukagera ku byifuzo by'indani ku mutima wawe, ukavuga uti Imana uzampe umusore umeze gutya, umusore ufite imyitwarire imeze gutya? Tubwire nk'umusore waza ukavuga uti uyu nguyu we aje imbere yanjye nabwira Imana ni uyu nguyu. Ikibazo si umuntu agicika. Uraza kutubwira uburyo yaba akunda kwambara, utubwire niba yaba se ari muremure cyangwa ari mugufi, mbese ku buryo mbese ubu ngubu tugeze indani ku ngoma y'umutima, ku cyiciro cyatuma Fina ava mu mukobwa. Wenda aho ngaho sinzi ukuntu ndagusubiza. Yego. Ariko nyine bajya bavuga ngo abantu tugira amahitamo yacu n'Imana ikagira yayo. Yego. Njye ku bwanjye nyine navuga ngo Imana izaba umusore ukunda gusenga, ukunda Imana. Yego. Urumva abantu benshi hari igihe umuntu atangira bino bintu byo gusenga. Yego. Akagira wenda nk'ikigerageza agahura n'umuhungu umugusha, reka bari ko mbivuga. Yego. Umugusha mu byaha, wenda ibyo umukobwa atanakozeraga yashaka urubi nyine ugasanga atangiye kubikora akuze. N'ubwo Imana izaba umuhungu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni. Ariko tubwize ukuri Fina, uri umukobwa mwiza. Ngo nta musore urakubwira ngo I love you? Ntabwo yabura. Ariko tubwire Fina, ku munsi wa none uwo muntu waba warigeze aza mu buzima bwawe yaba aracyahari cyangwa ntawe ugihari? Ni akazi kawe. Waza kuba hari umuntu wabeshye muri ino minsi akaza kumva avuze ngo akiyumvamo muri iki kiganiro akumva ko nawe atarimo. Tubwire ni iki kintu yaba yaragukoreye ukavuga uti uyu musore yarambeshye kandi atagihari? Birashoboka gute se kuba yaba yaravugishije ukuri kandi akaba atagihari? Ariko tubwire ku munsi wa none, yenda icyo reka tugisimbuke, ku munsi wa none ikosa utakwihanganira ku mukunzi wawe, yaba kubera yuko ntabwo tuzi umukunzi wawe ugiye kuzaza muri ino minsi, ntituzi ngo azakubwira I love you, mbese musengana mu itorero rimwe, ntituzi ngo bizagenda gute. Tubwire ni iki kintu umusore yagukorera ukumva ukavuga uti iki cyo rwose
niyo twaba tumaranye imyaka 10 dukundana ntabwo nakihanganira. Rahiri icyo kintu ni ikihe wenda si uko cyabura nta nubwo cyaba ari kimwe kuko abakobwa bagira konisa nyinshi kuvuga ati ndiwe ndi umuhungu dukundana iki ngiki ukabitondeka. Ntabwo nyine njya nkunda kuvuga ku buzima nk'ubwo urumva ari ubuzima bwitahaje. Iyo urumva umusore umeze gutya gusa nyine njye nkunda umusore wubaha Imana unemera Imana, ikindi nkunda umusore utabeshya. Okay, urakoze cyane. Ngira ngo buri impamvu nakubajije kuri kote zose no kugira ngo koko abantu bakurikiranye filime bavuga bati koko uyu muntu ibyo aririmba bijyanye n'imyumvire ye, bijyanye n'imyemerere ye. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima. Hari igihe tujya tuvuga tuti uyu muntu imigendere ye ijyanye n'imyemerere ye cyangwa se n'imivugire ye ijyanye n'imyemerere ye. Mu by'ukuri tukavuga tuti ubuzima uyu muntu abayeho burashimishije. Tubwire nka Fina ubuzima yabamo kumva uko ubuzima burashimishije hanyuma yuko asohotse mu nzu y'Imana agasohoka mu mibereho isanzwe. Ubuzima nyine mbamo bumva buranshimishije. Ubuzima bwo kubana na famiye yanjye numva nyine twese twishimanye, nawe urwaye bona nawe ufite ikibazo nyine twese twishimye, abavandimwe ababyeyi tumeranye neza. Yego, ubuzima nyine murumva bunshimishije. Inshuti zanjye nazo tumeranye neza, abaturanyi se nta kibazo nta makimbirane dufitanye. Banumva ibyo bintu binejeje. Urakoze cyane. Fina rero ngaho gira ikintu wabwira abakunzi bawe, waba uteganyiriza ikintu waba bateganyiriza mu gihe cya vuba. Baravuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Yego, hari ibintu byinshi byiza biri imbere. Si iyi ndirimbo gusa ntabwo ariyo ngiye gufungiraho, hazaza n'izindi nziza kandi ntabwo ari kera rwose. Mukomere kandi ndabakunda. Hari indirimbo kare yahoze nyine ibyo ziri kumfasha. Yego, nawe ni indirimbo irimo ihumure uvuga ngo ese ko mbona uru rugendo rugiye kundushya kandi nkigenda, ko narutangiye mbona ari ikibaya, nkareba hirya nkareba hino hose ngasanga ari ikibaya. Komera ushikame wisubire inyuma, nubwo bikomeye siko bizahora. Nyuma y'imisozi nyuma y'intambara hariya hirya hari ibihe. Wow, urakoze cyane Fina. Twaganiriye wicaye, noneho turagira ngo utwereke nk'iyo ufashe agasakoshi usohotse ugiye gusohoka mu nzu ukuntu bumeze. Agasakoshi kawe ukiyegereze utwereke iyo ugiye gusohoka mu nzu ugiye nko ku rugendo runaka, waba se ugiye gusenga, waba ugiye n'ahandi hantu, waba se ugiye nko mu gitaramo watumiwe, ukuntu witwara uri n'agasakoshi. Nabishyashya ibisanzwe ku bakobwa barabizi nyine ufite agasakoshi. Oya, turagira ngo ugafatire nako gashyireho kuko hari igihe uba ugatora aho wakabitse. Wow, ukavuga uti wow. Noneho Fina, nushaka ntiwirirwe wongera kwicara, nta kibazo. Turagira ngo utwereke iyo uhagaze ugahura n'umuntu wari ukumbuye. Iyo mpagaze uhuye n'umuntu wari ukumbuye,
tuvuge yenda Fina ntacyo hagarara hariya, hagarara hariya twiganire nta kibazo, ntabwo ari ngombwa ngo ugumye ntabwo ari ngombwa ngo ugumye wicare, twakwicaje amasaha menshi, turagira ngo wigire hariya haruguru gakeya. Ngiye kuguha ikizami kitoroshye ariko kandi nanone kidakomeye, sibyo? Ugiye guturuka kuri kariya kantu kariya gatukura, utwereke iyo ubonye umuntu wari ukumbuye mugiye guhura, utwereke amarangamutima uba wumva umeze. Wari umukumbuye, ni inshuti yawe, uramukunda, utwereke. Nugera aha ngaha utwereke ukuntu umwereka ko wishimye. Murakoze. Nyine muri n'inshuti yanjye nishimira, urahura nawe nyine wow. Noneho turya ngo Fina ni akantu ka nyuma tugasohoka mu kiganiro. Noneho ndabizi nta mukobwa ubaho utireba, tubwire nk'iyo ugiye kwireba inyuma uko wambaye, ukireba impande zose kumeze neza, tubwire. Hari igihe uba uri wenyine, oya se nta nubwo ujya ureba, urabona nk'uko nguko wakenyeye agakanda, nta nubwo ujya ureba ko inyuma wagakenyeye neza. Ariko Fina wambaye neza. Noneho reka tubivuge uhagaze, abantu badukurikiranye barebe ukuntu Fina yambaye, uturutse ku rukweto ukageza hejuru ku musatsi. Abantu badukurikiranye barebe umuhanzi wacu Fina, barebe, bazatubwire muri komanteri, batubwire n'imyambarire yawe, niba wayikomeza, batubwire n'icyo wakongeramo cyangwa n'icyo wagabanyamo. Ibyo bintu se si byiza? Wow. Turagira ngo uhagarare tugukoreshe ka casting ho gatoya, nk'umuntu w'umuhanzi ushobora no kuba yajya mu marushanwa, ntago ngako kakunanira. Uyu ni Fina wacu, murabumubona ukuntu ahagaze, ahagaze nk'umuntu witegeye mu muryango agiye gusohoka. Ariko Fina, turagira ngo wongere urebe n'inyuma, tuvuge nk'umuntu wakureba urimo uva ahantu ku rugendo wawe wagiye, urimo winjira nka mu nzu, akareba ukuntu wari wambaye, ureba wamuteye nk'umugongo, ku buryo yavuga ati wow, ati mukobwa nubwo ntamubonye ngo mwitegereze ariko yambaye neza. Wow, merci beaucoup, byiza cyane. Noneho rero reka dusoza mu kiganiro, tuguhaye okaziyo y'abantu baba baragufashije cyangwa bakagushyigikira mu bintu ukora. Tuguhaye okaziyo, nushaka bavuge no mu izina, ubwo burenganzira turaguhaye. Utubwire n'ikintu wabakundiye, bazagukurikirane ku buryo ahantu bicaye bazavuga ati wow, uyu muntu kumushyigikira nta gihombo kirimo. Bakavuga ati uyu muntu rwose. Tubwire nk'abantu waba ushimira bagera nko muri 3, ku buryo ushobora kubabwira uti ndashimira ko mu byo nkora, mu buzima nyuramo, hari aba bantu bambereye ingenzi cyangwa se bagikomeje no kumbera ingenzi. Ndashimira ababyeyi banjye, yego, kumva n'ubu burere n'uku kuririmba n'ahandi twabikoreye, n'uburere bwiza ababyeyi tuba twarabakuyeho tukiri batoya muri Sunday School. Wow. Ndashimira ababyeyi banjye, ndashimira inshuti zanjye, iyo zibonye ngiye gutana gato bambwira ati nyamara yego, nabona abantu beza mu buzima tuba dukeneye. Ikindi nshimira n'abakunzi banjye bankurikirana, yego, ndabashimira, comment zanyu ndazisoma kandi result zanyu ndazibona ni nziza, mukomereza aho, ndabakunda, nanjye ntago nzahuhema kubagezaho ibintu byiza, nzakomeza rwose. Yego, urakoze cyane, urakoze cyane. Ngo rero Fina, dushoje ikiganiro, gira ikintu ku bintu byose wavuze
wakwizeza abantu bo ku rugwiro, ukababwira uti uyu munsi naje bimeze gutya ariko ubutaha nzaza byarasumbyeho. Yego. Kunzi banjye rero ibyiza biri imbere. Yego. Navuga Yego. umwami akidutije ubuzima ntabwo tuzahwema kumukorera ndetse no gukora ibintu bifasha imitima ya benshi. Uyu munsi naje kuri ino ndirimbo, ejo nshobora no kuza kuri album se, byose birashoboka. Kandi wenda n'amagambo yandi navuga muri kino gihe hariho gucika intege kwinshi, ndabimubwiye ngo nimuhumure mukomere, ushobora kuba uri mu burwayi ubona nta bisubizo ariko Imana iracyahari kandi Imana iracyatwitayeho, humura komera n'ubutari ubu bwarakeye. Avuga ngo nyine nta mvura idahita kandi nta joro ridacya, ibyo uri gucamo bikomeye ihangane, ejo nawe igitondo cyakuvira, ejo nawe umucyo wakurasira, nta joro ridacya. Kandi ndabakunda muri ku mutima, ibyiza biri imbere, ntabwo ari iyi ngiyi gusa, hari n'izindi nyinshi. Mu masegonda 30 yonyine gira ikintu wasabira iyi cano yakwakiriye. Mu masegonda 30 mu isengesho ugiye kudusengera, gira ikintu wasabira ino cano wanyuzeho. Sinzi niba ari ubwa mbere unyuze ku kinyamakuru gutya cyangwa bwaba ari ubwa kabiri cyangwa bwaba ari ubwa gatatu, simbizi. Sinzi isengesho ugiye gusenga ibyo ari byo ariko ritarengeje amasegonda 30. Nasabira ino cano, mbasabiye umugisha, mbasabiye kurama, mbasabiye uburinzi bw'Imana, mbasabiye kwaguka mukarenga aho muri kuri level muri mukagera kure. Yego. Ikindi kintu mbasabiye ni amafaranga. Wow. Imana rero iduha amafaranga. Abantu bakomeje kubana natwe muri iki kiganiro, reka tubabwire ngo shalom shalom. Ugize ikibazo cyangwa se hari inyunganizi, twandikire muri commentaire yacu cyangwa ujye hasi kuri ukande kuri ako kantu kanditse more, urahita ikibazo cyose waba ufite urahabonera igisubizo. Urahita ubona hari email wabasha gucisha ubwo butumwa bwawe ushaka kutugezaho, urahita ubona nimero waduhamagaraho cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Ahandi reka nkubwire rero Fina, tuva mu kiganiro niyo wabivuga urimo usohoka nta kibazo, babwire aba bantu, reka nkubwire bagukorere subscribe, babwire uburyo bakwandikamo dusoza. Murakoze. Ushaka gukurikirana ibihangano byanjye jya kuri YouTube channel wandikemo Fina Melody, uzabona ibihangano byinshi kandi bizagufasha rwose. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Shalom. Shalom.